reka mvuge aba bantu 9 aho bari bari impamvu zituma abantu badashima ibintu inzitizi imbogamizi ibintu bibuza abantu gushima. Bibiliya tubwiye ngo yakijije abantu 10 hagaruka umwe gushima. 9 bari barihe uwa mbere none nambaye ikote ariko mureke babaza niba warashimaga Imana uryama ku rutara none uryama kuri matera niba warashimaga Imana uba mu nzu y'ibitaka none uba ku makaro nibwo utashima. Murabyo niki kibabuza gushima? Mfite ubwoba niba warashimaga Imana bakogoshesha urwembe none ujya muri saro nibwo utashima. Murabyumva mute? Niba warashimaga Imana ukiri umusore none wabonye umugore nibwo utashima. Nuko nibiziga haleluya ibyo yakoze nibyo biduha. Haleluya hari abantu bari mu iteraniro bari kumva hari ibyo Imana yakoze. Gutakiye nabonye ko nta wundi washobora gukiza data ntiwatinze uraza utagushima ninde utagushima nuwaye utagushima. Urubwugamo bwacu uri Imana idukunda kandi uri Imana ituzi cyane, uri Imana izi amazina yacu, niwe urinda intambwe zacu kandi niwe wakomeje kutuzigama, niwe wakomeje kuturinda mu byari buduhitane waraturinze, muri za ndwara waraturinze, mu ngendo dukora waraturinze, hari impanuka zabayeho uraturinda, hari ibiteye ubwoba byabayeho uraturinda. Wagize neza mwami kubana natwe kandi umugambi wari ufite kwari ukugira ngo umunsi nk'uyu nguyu tube muri iri teraniro. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimira yuko uyu munsi wabonye yuko bikwiye yuko utugaburira ijambo ryawe unyuze mu mwana wawe Boniface. Turamusengeye Mana, usanzwe uvugira muri we, usanzwe uhembura ubwoko bwawe unyuze muri we, umwuka wawe wera asanzwe amukoresha. N'ubu turamwingingiye cyane Mana ngo imbaraga zawe zimuzenguruke kandi ijambo agiye kutugaburira rihembura imitima yari itentebutse. Umwuka wawe wera yongera byutsa abana bawe, imirimo n'ibitangaza bikoreke binyuze mu ijambo ryawe kandi uburinzi bwawe bugaragare muri twebwe. Ikitari wowe turagihagaritse mu izina rya Yesu. Tuburijemo ibitero by'uburyo bwose, uburyo abadayimoni bahaguruka kugira ngo ijambo ryawe ritumvikana, ubwo buryo bwose turabuhagaritse mu izina rya Yesu. Twemereye umwuka wawe wera, twemereye imbaraga zawe Mana, bwiza bwawe bube hagati muri twebwe kandi reka gukora kwawe bigaragare. Umwana wawe wadutumyeho wongere uvugane nawe, wongere umuremere umunezero kuri uyu mwanya waduteguriye kandi imirimo n'ibitangaza bikoreke ku bugingo no ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo niho dusenze twizeye, amen. Nagira ngo dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Ndirimbe vuga iby'ineza yo angiriye, mutima wanjye wuzuye ishimwe
fashinanga ya ndirimbe ubwineza yo wangiriye mutima wanjye uzishimwe ubwibyiza wangu shimwe ni ryawe shimwe ni ryawe shimwe ni ryawe shimwe ni ryawe warakoze shimwe ni ryawe shimwe ni ryawe warakoze mana shimwe ni ryawe shimwe ni ryawe shimwe ni ryawe. Some Zaburi 136 soma umurongo wa 4. Zaburi 136 dusome umurongo wa 4 wonyine. Kadusome niba mwahabonye. Bibiliya iravuze ngo nimushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ndasubiramo, haravuga ngo nimushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Duhindure page imwe, ibice 139 murongo wa 13 tugere ku wa 15. Zaburi 139 murongo wa 13 tugere ku wa 15. Bibiliya iravuze ngo kuko ari wowe waremye ingingo zanjye wanteranirije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, iby'umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishe ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremerwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itaraho n'umwe. Amen. Turangirize mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka bice 17 murongo wa 11 tugere ku wa 19. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya 17 murongo wa 11 tugere ku wa 19. Bibiliya iravuze ngo nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure, barataka cyane bati, mutware Yesu tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kuko uwo yari Umusamariya. Yesu aramubaza ati, ntimwakize muri 10? Ba bandi 9 barihe? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga? Kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen.
Yesu ashimwe. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umukristo wo muri ADEPR, ndi umugabo. Shimye Imana kubana namwe mu iri teraniro ry'umugoroba. Najyaga ndyumva ubundi nkarikurikira nkabibona, kugira ngo mbe ndi hano nta protokole nyinshi zabaye, kubera ko umuntu wantumiye kugira ngo n'ubu ngubu ahari kumumenya bishobora kungora, kubera ko ntabwo tuziranye cyane. Yamvugishije kuri telefone arabinsaba, numva ngomba kuza kubana namwe. Rero nshimye Imana ko yabinshoboje. Imana ishimwe cyane. Nishimye rero cyane guhurira n'abaririmbyi hano b'amatsinda atandukanye. Abonye benshi tuziranye. Imana ibahereza umugisha wo kwemera kuza kubana na bene data mu murimo w'Imana, n'abanyamakuru batandukanye badufasha kugira ngo ubutumwa bugere kure. Na Imana ibahereza umugisha. Nishimye kubana na Pastor Rukundo, ni inshuti yanjye, tumaranye igihe kinini rwose. Imana imuha umugisha ko nawe yemeye kuza kubana natwe. Nabonyemo n'andi masura y'abantu tuziranye, namwe Imana ibahereza umugisha. Ndagira ngo tuganire aya magambo dusomye. Nabonye iri teraniro ririmo urubyiruko rwinshi, n'ishimwe rikomeye tutabura gushimira Imana kubwo igihugu cyacu, ndetse n'abakiri batoya bumva bafite inyota yo kuza kumva ijambo ry'Imana, kubera ko niko Salomo yavuze mu mubwiriza ibice 12, yaravuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, ngo iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga ngo sinejejwe. Ubu hari n'abantu gusirimba bitanezeza, avuga ati biriya sinejejwe, kubera ko atabishoboye, avuga ati biriya sinejejwe. Ubu rero mu gihe mukibona bigikunda, mukabona mubishoboye, mujye mugerageza mubikore. Amen. Nabaye mu migoroba myinshi itandukanye, kandi ngiye kubwiriza abantu benshi, kubera ko izi kamera ndabona ari nyinshi. Ibi ni ibintu bizakurikirwa n'abantu benshi cyane, niyo mpamvu ntari buze kubwiriza nk'ubwiriza bari hano gusa, n'abadukurikiye nabo benshi nabo tubahaye ikaze. Nabaye mu migoroba myinshi ifite amazina atandukanye. Uyu mugoroba wanyu kuri afishe nabonye ngo ni umugoroba w'amashimwe, siko? Hari aho nagiye rero mpasanga umugoroba wo gutabaza, ahandi mpasanga umugoroba ngo wo gutitiriza, ahandi ngo mpasanga umugoroba wo kwinginga, ahandi mpasanga umugoroba ngo wo kuzenguruka ngo inkike z'Yeriko, ahandi ngo mpasanga umugoroba ngo witwa ngo uwo gutebutsa. Murumva ko imigoroba yabaye ibitangazaga. Hagiye abantu bagutumira ukavuga uti se ndaza kubigenza nte? Uyu mugoroba rero w'amashimwe, reka mvuge ko ari wo wa mbere mbaye mufite iri zina, kubera ko nagiye mba mu biterane byo gushima, ariko umugoroba w'amashimwe ngira ngo uyu ni wo wa mbere ahari mbayemo. Ariko imigoroba yo kuramya, imigoroba yo gutitiriza, imigoroba yo gutebutsa, imigoroba yo kuzenguruka Yeriko nagiye nyibamo cyane. Uyu mugoroba rero utandukanye n'iyo migoroba, kubera ko ufite izina ryihariye ukuntu. Iki kintu cyitwa gushima ni ikintu gikomeye cyane. Muranyemerera tuze kubana. Iyo bavuze gushima mwumva iki? Hashima nde? Hashimwa nde? Kubera iki dushima? Hashima nde? Hashimwa nde? Kubera iki dushima? Abantu babaye indashima, kandi impamvu ituma badashima ndaza kuyivuga muri aya magambo. Muranyumvise? Zaburi dusomye iravuze ngo nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimuvuge ngo amen. Zaburi y'ijana, sinzi niba mwarayisomye, iravuga ngo mwabari mu isi yose muvugirize Uwiteka. Arabazi ngo niza abagore rero. Iyo bavuze ngo mwabari mu isi yose, n'abasaza n'abakecuru n'abakire n'abakene, muvugirize Uwiteka impundu, ngo muze mu maso ye mugira muta muyishima, ngo no mu bikari bye menya mutajya musoma Bibiliya. Zaburi ya 84 umurongo wa 5 havuga ngo iki? Kandi umwabaye abakene mufate soft zo muri Bibiliya reka da abantu barazitaye. Zaburi ya 84 umurongo wa 5 havuze ngo iki? Hagira umbwira uko havuze. 84 umurongo wa 5 havuze ngo iki? Abahabonye
84 umurongo wa 5 havuze ngo iki? Hahirwa abantu baba mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Iyo ukomeje ku murongo wa 6 haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ngo hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni, ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka ngo bahahindura amasoko. Niba hari abantu bahiriwe ni abantu bafite amashimwe bazi gushima. Harimo abantu bazi ko abantu bahiriwe ngo arabubatse ama etage, ngo arafite dogitora, ngo arabafite amataye, ugasanga mbega amahirwe barayafashe bayashyira mu bintu utamenye uko bisobanura. Ariko umwanditsi wa Bibiliya uhereye muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa ngo azambikwe ikamba ry'ubugingo. Dawidi ageze muri Zaburi ya 1 yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza migambi y'ababi. Ageze muri 32 aravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ngo kandi ibyaha bye muzasoma 65 yaravuze ngo hahirwa umuntu witeka atoranya akamwiyegereza. Amen. Niba hari abantu bahiriwe ni abantu bazi gushima Imana, muvuge ngo amen. Uyu mugoroba ndagira ngo turebe impamvu zituma abantu badashima, tuze kureba n'ibidutera gushima. Kubera iki gituma abantu badashima? Ariko nakoze ubushakashatsi ndi gutegurira ijambo sanga impamvu abantu badashima bafite ibintu bidafite amashimwe. Bafite akazi babonye basambanye, bafite imodoka bagendamo baribye, bafite credit bagiye basaba batetse imitwe. Bene ibi bintu nta mashimwe umuntu yabibonera. Hari n'ubushakashatsi nakoze, hari abagiye bagenda kuri visa, abantu bakajya mu mahanga, baradukurikiye benshi, amazina y'umugore barayahinduye, ay'umugabo ahinduye, ay'abana ahinduye, umwana Kavino yitwa Anje yagerira bakamwita Enju, bakabigira ukuntu ku buryo ibi bintu kugira ngo ubibonere amashimwe nta buhamya bifite. Ikintu cyose kidafite ubuhamya ntabwo ujye ukibonera amashimwe. Abantu amazina barayahinduye mu byangombwa, umuntu akabona akazi yasomanye, ubuzaje ubwira Imana ati umpere Imana icyubahiro nabonye akazi. Wakabonye ute? Wabishima ute? Wabivuga ute? Sinzi abantu bateguye gahunda y'amashimwe ubundi iyo bavuze gushima nuko byatuza kanwa. Ni abantu bangahe banditse bari buze gushima Imana? Mubatwereke niba ari umugoro w'amashimwe. Hagomba kuba hari urutonde rw'abantu basabye gushima. Kuza mukaririmba gusa dukeneye no kumva abantu bavuga iby'Imana yakoze. Umugoroba w'amashimwe dukeneye abantu baza hano, umuntu akavuga ngo Imana yampaye akazi, Imana yampaye umugore, Imana yampaye abana, Imana yampaye perimi, Imana yampaye inzu, Imana yaranyambitse. Abantu bakaza hano bakabivuga. Niba bataza ngo bashime mushyireho akabazo. Kubera icyo umugoroba w'amashimwe ni bangahe bashimye mu uyu mugoroba? Ijambo ry'Imana dusomye riratubwiye ngo atambuka ngo ahura n'ababembe bangahe? Bari bangahe? Ntiyabakirije rimwe, uko ari 10 bose ntibakize. Abaha kondisimu aravuga ngo nimugende mwiyereka abatambye mugire mute mushime. Bibiliya iravuze ngo hagarutse bangahe? Si umwe wenyine waje gushima. Ariko Imana nayo yarumiwe ahiri ikagaburira abantu bangana batya, mwese murya umuceri mutahinze, mwambara imyenda mutagirira uruganda, umuntu akamara umwaka ry'umuceri. Ngewe iyo navukiye niyo umuntu haryaga umuceri yashimaga Imana. Nawe urawurya ukumva ni ibisanzwe ukagira ngo ni so wawuhinze. Mureke mbabwire, dufite abantu bindashima pe. Gute? Ye narabwiye abantu ngo bishobotse mwajya munashima Imana ko tubi Kigali. Naryo nishimwe. Yanu navukiye isaha twabaga dukangutse nka 2. Twaryamaga kare. None uragenda Kigali ukagira ngo iso yahaguhaye isambu. Hano hari n'abantu batagira n'iminani mutazi n'iminani icyo ari cyo. Imana yaguhaye 8 guha gakondo. Wareza bavuga ngo ishime ukumva ntago bikunda. Arabakiza. Ari 10 arababwira ngo mugende mwiyereka abatambyi. Hagaruka umwe. Bibiliya ikabaza ngo abandi 9 bari barihe?
nibo tugiye gushaka mu uyu mugoroba turebe iyo bagiye bazimiriye kandi baraha turaza kubafata bagiye muragira ngo bagiye muri Kongo bari hano tubana nabo turirimbana nabo dusengana nabo kwigana ndagira ngo tubwire Imana aya mashimwe yongera agira imbaraga kandi hari impamvu zo gushima Imana nimuvuge ngo amen nimunyikirize ngo amen hari impamvu zo gushima Imana kuki tudashima kabyuka ukumva nibisanzwe ukambara ukumva nibisanzwe nigeze ndwaraho gatoya banyandikira kujya njya muri kine kabiri mu cyumweru bari kungira nagize ka pararize ukuntu no umunsi umwe mvuye muri kine sohotse sanga hari umuntu ari gukura mu kagare ngo yavuye mu kazi ngo aryamye ngo mu gitondo abyutse yumva yabaye gutya bamuzana ameze uburara byuka wakumva urarambura ukumva nibisa bavuga gushima kumva ntashimwe rihari kuki mudashima mpamvu zo gushima Imana zirahari ni nyinshi Bibiliya muri Zaburi 139 iravuze ngo impamvu ya mbere yo gushima Imana ngo nuko Imana yaturemye mu buryo butangaje muzi ko muremye mu buryo butangaje kuki sugu twitagusize mu mpanga ariko Imana warukwiye no gushimira Imana kwa maboko yawe ari kuri gahunda amaguru yawe ari kuri gahunda mubona abantu birirwa bona umuntu wirirwa yiryagagura akaguru dukweta agenda agize atya no kubera Imana yakuremye mu buryo butangaje hari abameze batya atayishyiramo ngo bikunde we washingamo wakumva byemeye ukumva ni ibintu biri aho ngaho hari impamvu zo gushima Imana nimuvuga ngo amen impamvu ya kabiri ndavuze ngo iya mbere nuko turemye mu buryo bumeze bute utangaje impamvu ya kabiri ni uburyo Imana itwigisha ko turi abanyeshuri b'Imana ko dukwiye gushimira Imana ko turi abanyeshuri bayo nimuvuga ngo amen buri wese wigishijwe n'Imana ndashimira Imana ko yigisha abantu ubu ko impamvu mubona twambara amakaruvati nijoro nuko turi abanyeshuri b'Imana itwigisha uko bambara ntimugira ngo kwambara ibi ngibi ukubera ko ari amafiyeri ni amasomo twigishijwe n'uyu mugabo turamushimira ko yatwigishije kwambara mujye mushimira Imana nimuvuge ngo amen turayishimira ko ari umwigisha mwiza kandi igira ibigo bine igira ibigo bingahe Imana igira ibigo bine igira ikigo cy'abiga nijoro hano dufite abantu biga nijoro arara neza neza adasinzire bukamukeraho cyo ni ikigo Imana itunze ifite abanyeshuri yigisha ryari ikagira abo yigisha ku manywa ikagira abo bigisha babayo abenterina ikagira nabo yigisha bagira bate bataha buri wese ajya ashimira Imana ikigo yamusizemo ntago Imana ari umuswa ntago Imana ari umuswa ku buryo yakwigishiriza mu kigo kitagukwiye kandi abiga nijoro bose babujijwe usakuza ntawe wiga nijoro usakuriza abandi mu ishuri mugabanye urusaka abantu biga nijoro mwisakuriza abandi abiga babayo babujijwe gusurwa buri gihe basurwa rimwe mu gihembwe iminota mike nubona abantu batagusura ujye ureka ibibazo igihembwe urimo ntiwemerewe gusurwa wari abantu ngo ngewe ngo mfite telefoni ngo ariko ngo nta numpamagara igihembwe urimo si icyo guhamagarwa mujye mushyiramo uturirimbo mwumve igihe urimo nta guhamagarwa ngo ni ukuri ngo n'abantu ngo dusengana ngo ntibazi yomba uri muri enterina nuvayo tuzabimenya ntabwo ikibazo ari uko tutahazi ahubwo ikibazo ni uko tutemerewe kugusura kuko ko umuntu yagusura nta ntebe ugira nta gikombe ugira tugusure bigende bite ushimira Imana ko ari umuhanga mu kwigisha aya mashuri ibi bigo ntago nabona umwanya wo kuza kubivugaho ariko hari ikintu kimwe nakundiye Imana mu ibigo byayo yigishirizamo abanyeshuri abantu bari hano mwagize umugisha wo kwiga n'abari kwiga n'abatariga ariko baziga ndagira ngo babwire ko nta muntu utaziga hano tazigishwa na se ntiyigishwe na nyina itorero ntirimurihire igihugu ntikimurihire iminsi izamwigisha buriya mureke mbabwire wananira iminsi se buri ntago je kubacyurira sinje kubaca imigani ariko nta muntu n'umwe Imana izakoresha itamwigishije ntabwo Imana ari injiji abantu bagira ngo ibintu by'Imana ngo ni ibintu ngo bipfa kuzamo ngo abantu ngo bananiwe niba waraniwe gucuruza ubunyobwa bikakunanira ntago biri uzayishobora niba waraniwe gutwara moto ntabwo uzashobora Bibiliya Imana irabanza ikakwigisha ibyo bintu byose bikagushiramo ku buryo uhagarara uvuga uti mu mpera Imana icyubahiro yaranyigishije tukabona warize nyine
ku buryo uvuga nk'umuntu toryo afite abantu bajabiriye ntazi kwambara ntazi kuvuga ngo ariko ngo arumva ngo yafata mikoro oya ibi mubamo ibintu mubamo hari ibintu reka uyu muntu koko ibintu arimo arabizi ugomba kubanza kwiga ko nanjye ngo wampa umugabo urugero uwo ntago kuye umugabo nturamenya uko bambara si umugabo uzazagira gute Siko hari abantu bari guse ngo Imana ngo impe visa ngo ngende urajya he udashoboye kuba hano ntago uzaba hari banza umenye uko hano babaho muranyumva urimo muranyumva narivuze ngo icyakabiri tugomba gushimira Imana nuko turi abanye n'umwigisha n'umwarimu twigisha ashimira Imana ko itwigisha kandi yikwigishije uko babaho i Kigali ubaho nk'umunyakigali bigakunda nabwiye abantu gushize nababwira ngo buri ibyaha byo mu mujyi n'inzara yo mu mujyi ni ibinyamujyi ntago inzara yo mu mujyi inzara y'i Kigali ntago yakurya ivuga ngo shaka ikijumba ni sosiso ni isambusa ni burete ni ibintu byo mu mujyi gusa rero Imana ni kwigishiriza mu mujyi ujye umenya uko uriya mu mujyi hari abajama mugani wayo umuntu agatera ipasi akambara ikote mwahurira mu mujyi kumva utamuzi kumva arabwira ati akakuramutsa na discipline nyinshi ati nta desa wandusha ndiko nabuze iteke nyura ari ku ishuri ntiugira uko bigenza ndagira ngo utangarize ko nari mvuze ngo icyakabiri gituma dushima Imana nuko turi abanyeshuri n'uburyo twigishamo uburyo bwa gatatu ni impfu nyinshi dusimbutsa urabyemera tugomba gushimira Imana ko idusimbutse impfu Paulo yabwiye abikorinto arababwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye rucyo aravuga ngo nanone iracyaturokora ngo kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora ndashimira Imana ko iturokora impfu nyinshi niyo turyamye niyo tugenda niyo twiga Imana iturokora impfu haleluya 13 ku cyumweru cyihorya cyabanje amazi yaranteye mu nzu saa 7:20 z'ijoro twasinziriye amazi yuzura inza aracagata imvura yaguye umwana aryamye kuri matera ngo yumvira konje kandi iri ku gitanda akubise akaboko yumva kubise mu mazi avuga ati ndarose se kuko aho acana itara hari kure atera akaguru ateye yumva amazi aracagase arajabagira acanye itarabona supaneti inkweta ibintu byose byarengewe akubita ku rugi ati nimudutabare ndabyuka ngeze mu rugi rwa korodori muri saro sanga amazi ari kumanuka nka Nyabarongo ndahamagara abaturanyi uzanye isafuri uzanye igikombe uzanye ijerekani yo none uraryama sinzi uwo nabibwiye buke namubwira nti mushimira Imana nari mpfuye nijoro arambwira ati byagenze bite ntimvura yaduteye mu nzu atuzi ko nanjye intozi zaraye zinteye ngo intoza kumva ziri ku warangu ba muri etage yo dusimbuka impfu zingana iki nyinshi iryo ni ishimwe rya gatatu tugomba gushima Imana icyakane tugomba gushimira Imana n'uburyo Imana iduhisha ndagira ngo mbabwire ko Imana iraduhisha kugera ku rwego guhisha abarozi bakakubura kandi bahari ndagira ngo mbatangarize ko dufite amashimwe dufite ibihamya dufite ibyo tugomba gushimira Imana ntago ari uko ufite abakurinda ntago ari uko waguze twatubwa tugira abantu waguze utubwa ngo tugire amahane ngo ku buryo ngo twumvire umujura ngo kuri meteresha ntago ari utubwa utunze hari imbaraga zikurinze nimuvuge ngo amen mugomba kujya mushimira Imana uburyo iduhishamo reka mvuge aba bantu 9 aho bari impamvu zituma abantu badashima ibintu inzitizi imbogamizi ibintu bibuza abantu gushima Bibiliya tubwiye ngo yakijije abantu 10 hagaruka umwe gushima 9 bari he uwa mbere mu 9 aho yarari ngo yarakirimo yegeranya amashimwe ubu dufite abantu ngo bari kuyarundanya ngo baracyayegeranya ariko muzapakira beni ni dina muzashyiramo amashimwe ubwo ko muracyarundanya amashimwe gute urumva ayo ufite adahagije ngo baracyayegeranya yaguha umugore uti nzashima yampaye umwana yaguha umuhungu ati reka manze mbone n'umukobwa bamara kuboneka ati barangize materineri ubaho mwegeranyirije
murumva nta mpamvu zo gushima Imana. Dufite rero abantu ngo baze gushima Imana ngo bakegeranye iki amashimwe. Arahagije ayo ufite kuba uriho byonyine. Wakakwiye kubwira Imana ngo ahugejeje ukora baye ngushimiye aho wegeranyirije, kandi sibye ko sinzi n'igihe bizagwirira n'ubundi birahagije. Mwakagira Imana uwavuga ngo ufateho muri 2020 kuri 13 bavuga ngo isengero zirafunzwe ibintu byose birahagaze, ubayeyo ntahagije. Dufite abantu ngo bakiyegeranya. Uwa kabiri ngo yanze gushima ngo atinye uko abantu baza kubivuga. Dufite abantu banga gushima kubera abandi, kavuga ngo baza kuvuga ngo iki. Ntago tureba ku byo abantu bavuga kuko sibo babikoze, iyabikoze niyo tuba tubwira. Nimuvuge ngo amen. Tugeze ku rwego abantu banga gushima umuntu yabona imodoka ngo buriya ngo nshimye ngo bandoga. Bakuroga. Iyayiguhaye ifite amaboko aruta yabo. Akanwa kabihanuye karuta akanwa kabiroga. Ubu dufite abantu rwose avuga ati reka no gushima Imana no kwiteza abantu. Reka da, abantu ni ba nta munoza. Uraba muremure bakavuga, waba mugufi bakavuga, wagira amatwi mato abantu ntibabura icyo bavuga. Tugomba gushimira iyabikoze, kandi impamvu tuyishima ndagira ngo mbabwire ko hari igihe ubwira umuntu gushima wese ngo nshima Imana ngo uko yanyambitse ngo bapagani bo ntibambaye, barambaye ariko ntibaberwa nkuko tuberwa. Niba banaberwa nkuko tuberwa nta mahoro wafite nkayo dufite. Twebwe impamvu dushima ko twambaye nuko twambitswe n'Imana. Nimuvuge ngo amen. Impamvu dushima ko twariye nuko twagaburiwe n'Imana. Impamvu dushima ko twabyaye nuko abana bavuye ku Mana. Biba bikwiye ishimwe ry'iyabikoze. Igihe cyose utabyatuza akanwa kawe ngo bivuge ufite ikibazo. Abantu hari umuntu wabahimbiye akaririmbo sindamumenya neza, yaravuze ngo habiri ngiye abantu barabahe mukira ndetse babahanga amaso bakaba ko barazibakojeje namwe mwicaye ahangaha zarabarenze. Umuntu akakubwira ngo azakurihira ugategereza akarinda apfata kurihi. Kubera ko abantu bo bafite ibibazo byinshi. Icya mbere barasaza ariko Imana ntisaza. Icya kabiri barapfa ariko Imana ntipfa. Icya gatatu barahomba ariko Imana ntihomba. Icya kane bagira amanda ariko Imana nta manda igira. Hari igihe umuntu wicara ku ntebe kubera intebe yicayeho akakubwira ati nkurikije ahantu nicaye nzakwereka, akarinda yihaguruka hatakweretse. Ibi dufite abantu abo rero ukajya ubatindaho yushimira Imana ibikora. Nimuvuge ngo amen. Uwa gatatu ni abantu bagira amashimwe ngo yo mu mitima. Bashimira hehe? Nkavuga ati ngiye ushimwe ryanjye riba hehe? Haye imitima yanyu ntizuzura aho mwahereye mubikamo amashimwe. Ubu dufite abantu rwose ngo bumva batagomba kubivuga, bagomba kujya bashimira hehe. Kandi Dawidi yaravuze ngo mujye mushima muhimbaza Imana, abanyamibabaro bagire bate. Iyo tubikuye mu mitima tukabivuga bituma baturi imbere bavuga ngo yego burya yakoze biriya nanjye ibyanjye. Naho nubigumisha mu mutima gusa uzaba uri guhombye yabikoze. Iyo bikora tuba tugira ngo bisoke mu mitima tubitangaze tubivuge. Nimuvuge ngo amen. Nimunyekiriza ngo amen. Cya kane, umuntu wa kane ngo abayumva gushima ari ibisanzwe. Dufite abantu bafata amashimwe bakumva ko gushima ngo ari ibisanzwe. Ntago bisanzwe. Ibintu mukumve ko ari ibintu bisanzwe. Ni surprise Imana ibigukoreye. Ndagira ngo babwire ko uyu munsi zitariki ubu twese turi hano turi bashye. Hari umuntu wigeze kubaho ko uyu munsi ku buryo tubwira ati ngiye uyu munsi narindiho. Ntago murabyumva birimo filozofi ukuntu. Uyu munsi hari umuntu muri mwe wabayeho ko uyu munsi ntawe uhari. Niyo mpamvu ufite ishimwe rya none kuko none niho wabayeho. Haleluya. Rero ndagira ngo mbatangarize ko ntago tugomba kuba mu buzima ngo gushima ni ibintu bisanzwe. Icya gatanu, umuntu wa gatanu ngo ni umuntu utarizeraga ko ibyo bibembe byakize. Aravuze ati nshobora gushima Imana ejo bikagaruka
kamenetse nka tuwa juru. Dufite abantu barahanga batizeye ko iby'Imana yakoze byarangiye, avuga ati reka kamenetse uyu mugongo asashimye Imana utari wakira neza nibura n'indira umwaka utaha. Eko beneda iyabikoze ifite imbaraga zo gushyiraho iherezo. Nimuvuge ngo amen. Ifite imbaraga zo gushyiraho iki iherezo. Tugirira abantu batizera yabona akazi atereka kamenetse gushima iby'iyi minsi nta wabimenya, ejo bagabanye abakozi wabona ngiyemo. Uko utinda gushima niko wikururira ibibazo. Umuntu agakora ubukwe badi akamara umwaka atarashima, ati ngo ziki gihe ndazizi nshobora gushima ejo rugasenyuka. Reka kamenetse da ndebe ko narumaramo kabiri. Ubu ntago wizeye ko yaruvuze yarukomeza. Muvuge ngo amen. Ubu dufite abantu bafite amadiplome hano babitse ngo bazashima Imana ariko babonye akazi. Mwashimye ko nazo zabonetse, iyazibahaye ko itazababurira akazi. Tugomba gushima Imana twizeye ko ibyo yatubwiye yabikoze kandi irabikomeza, kubera ko ari Imana ishobora bingahe byose. Abo ni abandi dufite bavuga bati hoya ntabwo ibibembe twizeye ko byakize, reka tube turetse gushima. Karindwi, hari abantu bibwe amashimwe. Amashimwe yabo yaribwe rwose ku buryo ubwira umuntu gushima ati numva ntacyo mfite cyo gushima Imana. Satani yarakwibye, yarayatwaye ku buryo yumva ahubwo ay'abandi ari yamufasha yavuga ibyo abandi atavuga ibye. Tugiye tujya gusenga ahantu mu bihe byashize, hari ibintu byajyaga biba mu byumba by'amasengesho byo kurondora abantu. Abantu mutarondorwa mufite akaga. Umuntu batigeze barondora afite stock y'ibintu byinshi agomba. Ko twajyaga tujya gusenga bakaturondora rwose, wabanavuze nawe bakavuga ati Imana igaragaje ko uyu munsi wavuze, bakaturondora. Ya kimwe rero turi gusenga ahantu muhanuza bayikojeje igaca, aravuze ati ubu tugiye kwihana, kandi kwihana ni ku murongo buri wese akagira ibyo yatura. Umuntu umwe aratura ibyaha yakoze, aratura bagera ku wundi, aratura bagera ku wundi, aratura bagera bageze ku wundi, aravuga ati ngiye Imana imbabarire biriya bitatu byuri yasorejeho, nanjye biriya bitatu ndumva nanjye bijya bingora cyane. Dufite abantu amashimwe yabo barayaretse ahubwo basingira y'abandi, avuga ati nanjye bitatu byuriya ndumva duhuje ishimwe. Satani akwiba amashimwe ugere ku rwego wumva y'abandi ariyo wavuga, kandi nawe Imana hari ibyo yakoze. Abantu bibwa amashimwe Imana ibababarire. Kuki umwanzi yabatwaye amashimwe akayiba? Hari igihe umuntu ajya gushima Imana bamuhaye umwanya ngo azashima Imana, ukabona azanye agapapuro agafashe gutya. Iri shimwe ryari ryo kwandikwa ku rupapuro ngo ishimwe mfite ngo nuko Imana yampaye agakiza ku buntu. Ubuse koko ibi nabyo nibyo wandikira urupapuro? Satani yaragusahuye ugera ku rwego wandika utuntu nk'utu ngutu tw'abana, ukaza wanditse ngo Imana ngo ariko Satani yarabibye mwakagira Imana. Umuntu akaba ari gushima Imana ku cyumweru mu gitondo akarara adasinziriye ngo ari gutekereza ku mashimwe ngo y'ibintu bugacya ubwoba bwamwishe yagera. Hari uwo nagiye gushima aravuga ati n'ubwa mbere mpagaze imbere y'abantu ati nimubona ngize ubwoba. Satani yarakurashe yarakurangije. Turabafite bashumba mugerageze mubere maso itorero. Gutuyobora umuntu imyaka 5 10 atarahagarara imbere y'iteraniro ngo avuge ibintu Imana yakoze. Abo bantu mufite ni baribwe, mubegere mubabaze icyababayeho. Umuntu agatanga icyacu mutazi icyo akora, waje no kuvuga uti mumpera Imana icyubahiro, Imana yamakaze muri minisante ndi umuganga. Tukumva dufite n'abantu tutazi n'ibyo bakora. Habonetse n'inkunga ntitwabafasha kandi ari abakene. Kubera iki? Ntibabona umwanya ngo batubwire iby'Imana yakoze. Satani yarabibye, Satani yarabasahuye. Tugarurirwe ibyacu umwanzi yatwaye. Ukibwa n'amashimwe. Hari umperutse kwigisha arambwira ngo Imana ibabarire nibwa inzozi. Kwibwa inzozi ngo yajyaga arota, kandi niba hari ibintu byiza bibaho no kurota, ariko ukarota neza. Dufite abantu barota nabi. Harutse sinyamenya gusobanura inzozi, nazagira n'urota ngo aze kunshaka. Harutse kumamagara arambwira ngo ni musobanura inzozi ya rose. Mba nk'uyigiza nkana ariko nzi ko ntaza kubishobora. Ntese warose iki? Ati urumva nyine ati nijoro naryamye ati ndota ndi kurya ibigori. Aho kurota arya imbuto mureke mbabwire. Buriya koko urumva warota urya ibigori akaba ari amahoro.
Satani yarakwibye. Ufite ikibazo kubera ibibazo abantu bafitanye n'abandi. Umuntu arota bamwirukaho, karota ibintu by'inka bimwiru. Satani yarakwibye kugera ku rwego wibwe n'inzozi. Amashimwe reka tureke ibyayo, ariko ndabinginga mwongere mubwire Imana yongere ibagarurira ibintu Satani yatwaye. Umara umwaka gute udashimye Imana? Ubu hari abantu ngo bashima ku bunani gusa, ku bunani gusa, ariko ibitangaza biragwira mwakagira Imana. Ku cyumweru hano nigishije Kicukiro, hari umuntu umwe washimye yankora ku mutima ukuntu yaragize anniversaire imyaka 63. Cyecuru mwiza araza arashima, arangije avuga ati ikibazo mfite, ati mu itorero mbabarire, ati baduha umwanya muto wo gushima, ati bajye baduha umwanya dushime. Azo ubushakashatsi nsanga ibyo ari byo byose wenda itorero rigira gahunda nyinshi nyine kugira ngo wenda bazabone abantu bose umwanya wo gushima biragorana, ariko buri wese yakiremera uburyo bwo gushima Imana. Ikiro cy'inyama ngira ngo kigura nka 3500, ikiro cy'ifu gishobora kuba kigura nka 500, wabariramo na twa turungo tundi. Umuntu ufite ibihumbi 10 cyangwa 5 ashobora gutumira abantu bataniwe mu rugo akabatekera, akababwira ishimwe ry'iby'Imana yakoze. Ukarima agatuti wawe mu rugo muri saro, kabwitira muze mbabwira iby'Imana yakoze. Niba hano bataguhaye umwanya, ni wawe bawukwimye, ntiwitegeke iwawe. Wabuze aho ushimira Imana, mushahara ukawurya wenyine, ngo ariko mwabaye mute? Narabyanditse ejo bundi kuri Facebook, mbona abantu batangiye gutera comment. Navuze ni umuntu ushobora kumara umwaka adatumiwe mu birori, nawe ntagira abantu atumira. Uwo muntu afite problème ikomeye. Wabuze aho ushimira Imana. Kira agatuti wawe muri saro, ushyireho ubugari n'inyama n'icyayi, uhamagara abantu. Nibamara kurya wabwira uti icyo nabahamagariye mfite ishimwe. Icyo utazakoresha ntuzaturishe, ntuzagira igiseke cy'amaturo yishimushyiraho, ubundi ushima Imana. Hari uzakubuza? Ni gute muvuga ngo mwabuze aho mushimira? Harahari. Ahubwo umwanzi yarabibye. Mubayeho mute? Umuntu akamara umwaka iwe nta bantu, amezi 3 agashira nta bantu baririye ku meza yiwawe. Tugana ku musozo kugira ngo tuze gusenga. Nari mvuze ngo 7 ni abantu bibwa amashimwe, 8 ni abantu ngo bakibitekerezaho. Dufite abantu bagitekereza ku mashimwe yabo, ngo baracyabitekereza, ariko aho akagira Imana ubwo ko ni ibiki utekerezaho. Ibintu by'Imana abantu babizanyemo logique nyinshi na science nyinshi, ku buryo mbiga umuntu avuga ati kujya imbere y'abantu ndasaka ko maze nkabitekerezaho. Urumva abantu b'iki gihe ni abanyabwenge basoma, urumva kubajya imbere upfa kuvugagura, urongo uracyabyigaho, uracyabitekerezaho. Uzabitekerezaho se kugeza ryari? Ahawe ni none, wari ukwiye gushimira Imana ugihumeka. Nimuvuge ngo amen. Tugana ku musozo, icya 9 icya nyuma gituma abantu badashima ni bituzengurutse. Bizengurutse abantu kenshi bibabuza gushima Imana. Umuntu yareba ubupfubyi afite akavuga ati ubundi ashima Imana, agahera mwako kazitiro ko kuba imfubyi, ubupfakazi, ubukene, imiryango. Ibituzengurutse nabyo bitubera inzitizi yo gushima Imana, ariko siko byari bikwiye kumera. Iyo migozi wari ukwiye kuyica, ukabwira Imana ngo ndagushimiye ntitaye kubinzengurutse, kuko ibi bituzengurutse byo bizahoraho, ntaho bizajya. Tubana nabyo, duhorana nabyo. Ikure mwako kagozi rero k'abantu banga gushima Imana kubera ibibazengurutse. Ndagira ngo munyemerere uyu mugoroba w'amashimwe, abawuyoboye mujye mutanga umwanya, wenda iminota yabigisha muyigabanye, ariko tubona abantu bahagarara hano bavuga ibintu Imana yakoze. Gutumira abaririmbyi benshi ntago ari bibi, ni byiza. Wenda niba mwatumiraga, ntago nje kubaha amabwiriza ahangaha, niba mwatumiraga wenda amatsinda 5, mukureho rimwe mugirane irindi tsinda ryarirenzeho, muri hari umwanya wo gushima Imana. Wanda hano bagira inzitwazo, ugati gahunda ziba hano ni nyinshi, mu by'ukuri nta mwanya wo gushima uhaba. Nibura tugerageze turebe, ariko abantu baze bavuga iby'Imana yabakoreye. Muri ibintu abantu bakera impamvu baturushaga kubaho no gutera imbere, bagiraga umwanya uhagije wo kuvuga imirimo Imana yakoze. Noneho iyo dusenga, kubera kutabona umwanya wo kubitomora ngo tubibwire Imana tunabivuge, niyo dusenga usanga dusenga ngo Imana ya Abrahamu, ngo Mana ngo ya Abrahamu, ngo uzame kwizera nko kwa Abrahamu. Ntago Abrahamu yagiraga kwizera gusa, yari n'umukire. Nimujya musaba kwizera nko kwa Abrahamu,
mujye munasaba ubukire nk'ubwe, kuko Aburahamu yabonaga abashyitsi batatu yabagaga ikimasa, ariko urabona babiri ukagura inusu y'inyama kandi mukazibara kubera ubukene. Wasenze nabi. munyumve ntago Aburahamu yagiraga kwizera gusa, yari n'umukire. Hari umuntu twaganiriye ubushize amubwira ngo uherutse kurya inkoko ryari, ambwira ati ariko umukozi w'Imana aho uri gitangaza, inkoko abana 8 wagura inkoko? Ndamubwira ni kubera iki bitakunda ntukagura inkoko 8 nyine buri mwana wese akarya inkoko? Ati kwa Jinara Yesu dufite ubukene, ariko igitangaza kiragoye. Niyo mpamvu uzabona mu bukwe ahantu hari inyama batereka abantu bareba nabi, bagira umujinya kubera ibibazo by'ubukene, kubera amasengesho twasenze adafite umurongo. Mugarura amashimwe imbere y'Imana, kuko uko tugende dushima Imana niko irushaho kugenda igira ibyo ikora mu buzima bwacu. Naho iyo urya udashima ntabwo Imana izamura, ahubwo igenda igabanya. Ariko mubyumva mute, mubitekereza mute? Ukambara ntushime, ubona ngo ibintu ngo mwumva ari ibintu bisanzwe. Ngiye niba ari ukubera ubuzima nabayemo, nabaye muri korali imyaka 3 nambara ikanzu ya mushiki wanjye wankurikiraga 9, 6, 9, 7, 9, 8 nambaraga ikanzu ya mushiki wanjye mba muri korali. Twaririmba abakristo n'abapasiteri batari ku mukobwa waje ino aririmba, ntago nari umukobwa, bwari ubuzima. None nambaye ikote, ariko mureke babaza, niba warashimaga Imana uryama ku rutara, none uryama kuri matera, niba warashimaga Imana uba mu nzu y'ibitaka, none uba ku makaro, nibwo utashima. Murabyo niki kibabuza gushima? Mfite ubwoba. Niba warashimaga Imana bakogoshesha urwembe, none ujya muri saro, nibwo utashima. Murabyumva mute? Niba warashimaga Imana ukiri umusore, none wabonye umugore, nibwo utashima. Niki kibabuza gushima? Niba warashimaga Imana ugira umuguru umwe w'inkweto, none ufite 5, mwumva bimeze bite? Niki kibabuza gushima? Satani yarabibye, yibye amashimwe y'abantu. Uri mwari abantu batunze telefoni bita twa matushi, kwa Motorola, kariya telefone ugatungura ibuka amashimwe wari ufite, none ufite touch urumva utahe. Ariko muvuga gute ko mwabuza amashimwe? Yaburiye he ku mwanzi yayibye? Kubonamo abakobwa hano bajya muri saro buri kwezi, ndabona rwose Emmanuel mwahengetse ibisuko mwakubiseho, kuki mudashima? Ariko Mfite ubwoba. Wabaye mu buzima utagira salere, utagira umushahara, none ku kwezi ngo urahembwa ngo ugira na kontera, ngo biba mu mutima wawe ngo ntayo wabibwira, utakufa bure kabisa. Mfite ubwoba. Kwabaye mu buzima umuntu yagufungira amafaranga 1000, none ufite 5 ku ikofi, no kuri momo hari ikintu bavuga gushima Imana, kajya wumva ari ibintu bisanzwe. Ndabarira nkabona ntago muri bakuru cyane, ndabona mutari bakuru cyane, ariko nanone umuntu akoze ubushakashatsi uko ndi kubabona hano, nokura abantu bavuka hano Kabeza muri Mbarwa, mwavuye mwaje mute? Oni mwashimira Imana yabakwiriye, mwavuye ntago mpazi, nta nubwo mbyitayeho, ariko hari Imana isumba byose. Haleluya! Rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose bikora.
yitwa Uwiteka Nyir'ingabo ashimwe. Amaso yacu yabo amatwi yacu yumvise intambwe zacu yazahuriye kumukorera. Ibyakora n'imbaba nibyo bituma imbere niyo byose kwifuza. Uwiteka ashimwe ashimwe, nicyo gituma umutima utazatinyana, ntazarekura ubugingo ubuzimire burundu. Ibyo yakoze nibyo ibyiringiro byuzuye, nuko nibisiga haleluya. Ibyo yakoze nibyo biduha. Haleluya. Hari abantu bari mu iteraniro bari kumva hari ibyo Imana yakoze. Birahari biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima, nubwo tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe, ibiba byose twibaza mu mitima Imana ibifi. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ni iki kibabuza gushima? Nicyo nibaza. Ubu akarisansi ufite niko katumye uzamura ibitugu. Akarisansi ahantu baribwa umushahara w'ibihumbi 200. Ni iki kiri kubabuza gushima Imana? Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima wanjye we, yo shima Imana. Iyo bikomeye babaye uradutabara. Iyo bikomeye uradutabara mutima we. Iyo bikomeye uradutabara mutima.
dufite amashimwe, dufite amashimwe. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Shaka ko muzamuka ku kigero mutekereza ku mirimo Imana yakoze. Pastor Rukundo turazira, igihe twasengaga hari ahantu yibuka yari ari kuno, twabwira Imana ngo wahinduye icyerekezo, wahinduye ikirere. Ndagira ngo mbatangarize ko Imana ifite imbaraga, yagukura hose atagukura, aho itorero ritagukura. Imana ifite imbaraga, ifite imbaraga. Nimuvuge ngo amen. Amen. Tambuka ahangaha, tambuka nawe, tambuka n'abandi nka batatu. Tugiye kuvuga ngo mwa mahanga yose namwe mwa moko yose, nimumfashe dushime Uwiteka, tumuvugirize impundu, kuko ibyo yakoze nta wundi. Kandi turangiza nimushaka mutahe. Namwe hari igihe mugira ibintu bya lituriji ngo hari ibisigaye ntimukajyemo. Ubuse muraza kubazwa ngo namaze umwanya ngo ntimwaririmbye. Twari dukeneye kumva impamvu zituma tudashima, tukamenya n'impamvu zigomba gutuma dushima. Haleluya! 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 Ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa, mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu. Uzikurinda Mana we, n'abarinzi barorera umudugudu wawurinda. Haleluya! Hari ahantu Imana yabakuye namwe cyane. Harahari ahantu Imana yabakuye. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Mana ishimwe kabisa. Ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema, ijambo rye rirarema, jambo ry'Imana rirarema. Ntabwo ari umuntu wibeshye, ivuze irabikora. Rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema. Ntabwo ari umuntu wibeshye, ivuze irabikora. Rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema. Ntabwo ari umuntu wibeshye, bivuze irabikora. Rurema niryo zina rye. Muri uyu mugoroba Imana yarema amashimwe mu buzima bwawe. Amen. Ijambo rye rigira rite? Rirarema. Mwanyemerera muri uyu mugoroba tukarema ibintu dufatikanije n'Imana mu iterane. Yohana yaranditse aravuga ngo mbere na mbere hariho ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Aravuga ngo nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Yes. Jambo ry'Imana rirarema. Amen. Ubukwe bwaremeka, amazu yaremeka, abana baremeka, akazi karemeka, amashuri yaremeka, ababyeyi bare. Haleluya! Haleluya! Goroba gushima Imana. Turirimbe kimwe kubera ko amasaha yagiye, muhitemo icyo muraririmba. Naragutakiye nabonye ko nta wundi washobora gukiza, data ntiwatinze uraza. Utagushima ninde, utagushima nuwaye, utagushima yamare, utagushima ninde.
Pastor n'undi yagera hano hino adufashe gusenga Imana. Senga Imana itwigishe no kwishima. Uri Imana ikomeye, uri Imana iri hejuru ya byose. Mana, mbere yo gusenga kubw'aba bantu no kubwira ijambo, ngewe mbanje kugushima. Ndagushimiye ko ndiho, ndagushimiye ko mpumeka, ndagushimiye ko nambaye, ndagushimiye ko ngenda, ndagushimiye ko wangaburiye, ndagushimiye ko wampaye ho kuba, ndagushimiye ko wampaye urushako, ndagushimiye ko wampaye urubyaro. Niki cyatuma tutagushima? Akira ishimwe ryanjye rivuye mu mutima. Ndagushimiye ko mpagaze aha, ndabigushimiye. Umutima wanjye uzirikanye bene data basenze cyane. Mana, warumvise, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ushimirwe kongeye kutwibutsa kugushima. Turagushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ababyeyi baragushimiye, dore waduhaye abana. Wagize neza Mana, ushimirwe imirimo itangaje wakoze. Ushimirwe ku bw'aba babyeyi wahaye urubyaro kandi warabakujije. Mana we ushimwe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twibutse urugendo rurerure wagendanye natwe, twibutse ahantu wadukuye hakomeye. Duhaye agaciro imirimo n'ibitangaza udukorera, no kuba waradushyize ahagutse ubishimirwe. Mana, turagushimiye. Mana, turagushimiye. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Duhaye agaciro aya maguru waduhaye, duhaye agaciro aya maboko waduhaye, duhaye agaciro ubuzima waduhaye. Ibyo turabigushimiye Mana, ibyo turabigushimiye.
hari ibintu byinshi wakoze. Mana tugusabye imbabazi kubera yuko umwanzi yatunyaze amashimwe. Hari impamvu nyinshi twatanze zituma tutagushima, ngo nidushima baravuga ko twirase, nta n'icyo dufite cyo kugushima, ngo n'ubundi nubwo ibi wabikoze ariko dufite n'ibindi bituma tudashima. Tugusabye imbabazi Mana, tugusabye imbabazi kuko tutagushimye, kandi hari imirimo n'ibitangaza wakoze. Mana, abantu tutagira imirima duhinga muri Kigali, ariko ukaba utugaburira uko bwije n'uko bukeye, niwakira amashimwe avuye mu mitima yacu. Nta nganda tugira nk'uko umwana wawe yabutwibukije, dore turambaye kandi nta nganda zikora imyenda twe tugira. Wahabwa icyubahiro, ariko tubabarire kuko tutagushimye. Mana uratwibukije, hari imirimo n'ibitangaza wakoze ikomeye ikomeye ikomeye, kubera yuko n'igihe twavutse hari abapfuye, hari n'abataravutse. Waturemye mu buryo bukomeye nk'uko ijambo ryawe ryabitubwiye. Mana, nabyo turabigushimiye. Uha umugisha umwana wawe utwibukije kugushima. Uyu mubyeyi mwibutse kugushima, uyu mugabo mwibutse kugushima, uyu musore mwibutse kugushima, uyu mukobwa mwibutse kugushima, abana bibutse kugushima. Amaso yacu reka ye kugumya kureba ibyo utarakora, ahubwo turebe ibyo wakoze, tubigushimire kuko birakomeye.